Ibihe byiza kuri wowe ukunda kandi ugakurikira Sostify TV. Ndizera neza yuko wowe udukurikiye aho uri hose umeze neza kandi ubuzima bwawe bumeze neza. Gusa nanone ushobora no kuba udukurikiye ufite ibibazo bigiye bitandukanye, ndagira ngo nkuko bisanzwe mubwire ko ugomba kwihangana, kuko uyu munsi bishobora kuba bitameze neza ariko ejo bikamera neza. Niyo mpamvu ikintu cya mbere burya bavuga ko ari ukubaha Imana. Rero abantu bakunda ibyo dukora, abantu bakunda ibiganiro byacu, ndabasuhuje kandi bahaye ikaze none kuri Sostify TV. None tuje mu kiganiro nkuko bisanzwe, ngira ngo muramenyereye ni Sostify nk'ibisanzwe. Gusa ntabwo kuri uyu munsi ndaza kuba ndi jyenyine mu kiganiro, mfite umutumirwa tugiye kuganira kandi ndizera yuko turibuze kugirana ikiganiro cyiza, ikiganiro kiribuze kukunyura wowe uribuze kudukurikira, kikaba ari ikiganiro kiribuze kugufasha bitewe na experience uri bukure ku byo araba atuganirije. Ngwaye ikaze kuri Sostify TV. Urongera ijwi cyane kugira ngo umuntu udukurikiye abashe kukumva. Watangira noneho wibwira umuntu udukurikiye amenye ninde turi kumwe, ninde tugiye kuganira, kugira ngo umuntu udukurikiye abashe kukumenya, noneho tuze kuganira azi ngo uriya muntu bari kuganira ni kanaka. Mwiza. Ugira ijwi cyane. Mwiza. Mwiza? Shiravuze gato. Murabibona ko rero tugiye kuganira na Mwiza, akaba ari umukobwa tuye hano mu Rwanda mu mujyi wa Kigali, akaba ari we tugiye kubana nawe mu kiganiro. Akaba tugiye kuganira ibintu bitandukanye byo mu buzima busanzwe. Ntekereza yuko araza kutuganiriza cyane umwana w'umukobwa, kuva ahantu hamwe akaza ahandi, guhindura ubuzima muri make, akimuka akava aho yabaga akaza kuba ahandi. Ese ku mwana w'umukobwa bimeze bite? Ntabwo biba bigoye. Mwiza natangira nkubaza, tubwiye yuko uvuka i Karongi ariko ufite n'inkomoko muri Kongo za Kisangani, ariko ko famille yawe iba mu Rwanda. None se Mwiza, uracyabana n'ababyeyi, uracyabana na famille yawe, cyangwa uribana ku buzima bwawe ho gatoya? Navuye muri Kongo, ndaza naje muri corona, ngera mu rugo, mu rugo ni Karongi. Nabonye kuba mu rugo mbabyeyi kwicara ni ubuzima mu cyaro, ntabwo ari Karongi mu mujyi. Niyo navuye naza Kigali, hano Kigali bundi ibana muri ghetto. Okay. Ubu ni ukuvuga ngo rero ufite background y'ubuzima bwo muri Kongo niyo mu Rwanda. Ubuzima bwawe uri muri Kongo n'ubuzima bwawe wisanga i Kigali nyuma ya corona, ese ntabwo ari ubuzima bwakugoye? Ntabwo ari ubuzima bwabaye nk'ubukomeyeho kuko urumva uvuye mu gihugu kimwe uje mu kindi, noneho nyuma y'igihe gitoya wisanga uri no kwibana, uri wenyine, uri umwana w'umukobwa? Ubuzima urabugereranya gute? Byangoye kubera navutse mbana n'ababyeyi muri Kongo na famille, ndakura muri famille, ariko kuwinduka nze muri ghetto byaramvunye. Kuba muri ghetto niyo ari bwa mbere tandukana, mbese kwemenya buri kimwe cyose, ubyuko umenye ngo isabune irashize mu rugo, byarangoye kubera nango namenyereye iriya buzima, byangoye cyane, ariko n'Imana aramfashije byakira cy'ibikoni. Yego. Niba mbyumva neza nkurikije ibyo atubwiye, urumva umaze imyaka 4 uvuye muri Kongo? 5. Okay, umaze imyaka 5. Ese aho wari utuye n'ubuzima urimo aka kanya i Kigali, n'ubuzima bumeze biti? N'ubuzima ubona yuko wishimiye, cyangwa ubona n'undi wakwisubirira, cyangwa waramenyereye n'ubundi nubwo covid yarangiye ne wasubirayo? Ubuzima hano narayimenyereye. Gusubira bavuga najya kubasura, ariko hano naramenyereye, numva nta kintu bitwaye. Yego. None se ubuzima busanzwe noneho Mwiza atunzwe n'iki muri uyu mujyi ubayeho ute? Niki gitumye nyine Mwiza abaho mu mujyi wa Kigali? Icyo cyatunze
nshima Imana akora muri salo ndasuka niyo yatunze niyo mbaye ndasuka akora mu mujyi akora ibintu bijyanye n'imisatsi mbonera amafaranga gake gake fasha gushora inzu kwaha no gukomeza ubuzima. None se hari abantu basuzugura imyuga igiye itandukanye, wowe ukora utubwiye yuko ukora umwuga wo gutunganya imisatsi. Ese uyu mwuga wo gutunganya imisatsi ushobora gutunga umuntu, ushobora kubeshaho umuntu akabaho akitunga, ni umwuga uhagaze gute ku isoko ryo mu Rwanda? Kuri njyewe umwuga wo gutunga umusatsi ndayubaha cyane. Yego, yo gukora imisatsi y'abagore ikintu cya mbere ufashe kwizera no kwihangana. Kuba utezeye kubera ushobora kubyuka mu gitondo uvuga ngo nta muntu mwavuganye nta wajya mu mujyi cyangwa ahantu hose ukorera uricara umunsi wose ubundi wiyebe, ariko ufite courage n'Imana usanga mu masaha 12 ubona amafaranga ushobora kugabura cyumweru cyose. N'umwuga nyine utunga umuntu akabaho kandi akabona batunze imyaka 5. Ubikoze imyaka 5 ndetse inzu buri kimwe kose. None nihe nama wagira umwana w'umukobwa mugenzi wawe wicaye wabo utegereje we nashaka ko yarangije kwiga akaba yicaye we nategereje yuko azabona akazi ahantu runaka muri kampani runaka, ariko wowe wibeshejeho umwuga wawe uragutunze, nihe nama none wagira uwo mwana w'umukobwa? Inama namugira niba afite umutima wo kwihangana no kwizera ku Mana ajya gushaka imyuga itari yo gusuka gusa, imyuga ni myinshi. Ajya gushaka gukora inzara, gukora makeup, imisatsi cyangwa kudoda, ashobora no kujya byo guteka, ashaka ibintu ukora kwa ntango buri kimwe cyose uvuge ngo urategereza ku babyeyi nagaribe. Uyu munsi papa washobora kugwara, mama washobora kugwara, ufite na gahunda yo kujya kwatutura abakobwa cyangwa umukobwa ungana nanjye bafite igitekerezo ushobora kubona boyfriend ejo cyangwa ejo bundi ndakora ubukwe, basanga ubuzima bwindukanye, basanga ugiye kubana n'umusore asanga nta fault ufite. Ariko nje ndibana ndashima Imana kubera nango nabura ni fault cyangwa igikombe cyo kunywera amazi. Yakabwa abandi bakobwa ngira ngo muri kumva ibyo mwiza ari kutubwira, akubwira yuko ushobora kuba umwana w'umukobwa ejo wazajya gushaka n'umugabo ukaba nta nifo kugira, ariko wowe kubera yuko yakuye amaboko mu mufuka akaba agenda mu mujyi agakora akazi yatubwiye ko kwita ku misatsi y'abantu bimubesheje imyaka 5 kandi hari aho yavuye hari naho amaze kugera, sibyo? Yego. None ndagira ngo tumwe tuganire, waruvuze ku kintu cy'aba boyfriend cyangwa se abahungu bazagakundana n'abakobwa, ariko ugasanga ari ikintu nshaka ko umbwiraho, ndashaka kumva igitekerezo cyawe kikuvaho. Ari umuhungu ubundi n'umukobwa bakundanye batari abana bakiri abasheri gusa, ubundi urwo rukundo baba babanye gute? Kuko turafata nk'urugero, hari nk'ukuntu umukobwa akundana n'umusore, tuvuge mwiza afite umusore areba akundana, ariko noneho ugasanga mwiza wowe uragenda ukajya kureba uwo musore muri gito y'ahantu abayiwe, ukamukorera amasuku, ukamukoropera, ukamwogereza amasahani, ukamukorera nyine ukagenda ugakora nkaho wamaze kuba umugore we. Wowe ubivugaho iki? Hariya kabisa cyo navuga yaba ari bibi. Bisobanure. Yaba ari bibi kubera cyambere umuhungu ntabwo arajya kwiyerekana iwanyu, sibyo? Ni wabona ngo wazi. Yego. Ushaka kuvunika kuriya usoje gukora amasuku, watasha wasubiye iwanyu n'umugoroba bazanye undi, basanga wasashe ndaje kurara. Kuri njyewe never ntabwo nabyemera, kubera gukora amasuku ntabwo byanze, umukobwa agomba kuza isuku ariko itari too much, kandi ntabwo ari sango kwa mbere wage kusura umusore cyangwa uvuga ngo ndajya cyangwa cyose ndiyo no. N'ubundi umusore ashobora kubona ngo cyambere tubona nakazi ugira, kubera ufite umwanya wo gukora akazi ntabwo ubonye umwanya yo kujya kwirirwa ku musore kuriya. Cya kabiri, umusore n'igitekerezo gushaka bafite vuba, bazi bigikeneye umugore ndamubona, nta yindi gahunda bafite. Abantu bakobwa igihe umusore akwama agashaka kubona
wije wirate atavuga ngo kumbona umukobwa biramvuna kubera buri kese akukenera kubonye atavuga ngo nta gahunda yo gukora yo kushaka umugore vuba atagira vuba igihe kese akeneye umugore n'ubundi ndamubona bashaka umugore iki ashobora no gutera undi mukobwa inda avuga ngo abana ndabafite umugore buri wasanga umugore imyaka 40-50 nta mugore agira afite abana ko afite umukobwa aho rafira ubusosanga time wangeze ubusa yanje kurengewa sinzi buri umuntu afite kunatekereza kubera abakobwa kigiye tusige tuvuga ngo umugore igiye cyangwa umukobwa ngo ngisharanje anceneye cyangwa biki nibiki tagiyo araza kunyanga cyangwa arahamagara abana ariko wawe Imana yakugeneye araza tu ushobora no kwigora kuri 100%. Finally wasanga ashatse niyo wasanga umukobwa yawe umusore yawe kubera iri ama deception ko umukobwa ashobora gutekereza tukamarana imyaka cyangwa urugero 3 yego cyangwa 2 bonje sinzi je kwanje nango namara imyaka 3 kundana n'umuntu ntabwo namara imyaka 3 nshobora umwaka umenisha mbona nagari neza nango nakubroka cyangwa nango nakugira nawe uzaje mu magara ndakugana bisanzwe tumeze n'ishiti sanzwe rero usubire muri sere navuga usubire muri sere tujye muri sere cyangwa ni bya bindi nangwa kubera ese tumani imyaka 5 ni imyaka 5 nsige rebo umwanya wangiza ubusa ntabwo njye se nabishobora okay none se ndashaka kukubaza wigeze ugira depression mu bintu bijyanye n'urukundo wenda wari umuhungu mwakundanya akagutenguha akaba yakubabaza ibyo yagusezeranya agagutereta ugasanga sibyo akize mu bikorwa nyuma y'uko mukundana experience yawe mu rukundo biriya tubireke byarakubabaje cyangwa uri kubivuga nkaho uti ntabwo ngiye nshobora kumarana n'umuntu imyaka 3 dukundana ati umwaka umwe mba narangije kubona ko imeze none se n'amezi 6 ababona umuntu ngo ufite gahunda cyangwa nawe ariko afite gahunda n'imyaka 3 mwayirenze none se umuntu ufite gahunda muhageze imyaka 3 gute nayo muhageze ni kuvuga ngo nta muntu murakundana igihe kirenze amezi 6 oya ngo ara nese ko atagushatse kandi nyine uri kutubwira yuko ubundi kuvuga ni nege nabonye umwaka uruzuye bo icyo yatumye n'imbogamizi y'amafaranga ari yabuze akazi itajya gushaka akazi hanze bo mbere yo kugenda teta twakoze discussion gatoya twashanyo gace bangiye tenyango azagaruka mu myaka 3 cyangwa 5 vuga kuri make ndesenga tubigira singa none ndesenga se uno ango ari shu ashaka kugaruka mu myaka 3 kandi ashaka kugaruka wasanga nagari njene navugisha ashaka kugaruka afite no ashaka kugaruka bashakane kuri make njyamusenga none se ndashaka none kumbwira ndashaka umubwira nk'umuntu akubajije ati mwiza wabaye muri Kongo ariko uburi mu Rwanda gira ikintu mbwira ku Rwanda ni iki wamubwira iki n'umuntu utaraza mu Rwanda nyine hari umuntu utaraza mu Rwanda sibyo wenda abibona kuri televiziyo cyangwa se byumva n'abantu ariko wowe aho hose urahazi sibyo ndashaka wowe mbwire ku Rwanda nyine u Rwanda wowe ni igihugu wabonye ute ese wakubaza u Rwanda ubundi wowe nka mwiza wamusubiza iki kuri njyewe u Rwanda ntacyo gitaye u Rwanda nayikunze ufite ibintu nayikundiye uko nyine biki ndashaka ko nyine wankura zamu cyambere oh my god cyambere yatumye nkunda u Rwanda kubera amayinite na network umutekano n'ikindi n'ubusanzure yego ya kura tekereza naje ubu mufite 23 nzakwigisha Ikinyarwanda ariko uzanyishyura ntango nayiga urumva ubu mufite imyaka 23 ariko naje mfite 19 no tekereza n'imyaka 19 nagiye muri ghetto nagwanye ubuzima tekereza umuntu imyaka 19 yibane muri ghetto n'ubu
meze neza ntabwo navuga ngo kuri umuntu aninjiranye arafata ku nguvu cyangwa kundi bindi bihugu bavuga uriya mwana aribana n'ibiki ntabwo ari amazu yose nabayemo niba mu bipangu cyangwa urimo umutekano kazizi wapi ntabwo mba mu mazu biriyo ya make kuterwa n'ubushobozi ariko kuva naje mu Rwanda usibye babajura abanyabugogo bakipoza baraho ntabwo navuga ngo kureba criminel baje kundeba bategura ikimakosa no namubwira umuntu aje mu Rwanda cyambere agira ibintu yo kwicara wicecekeye ku rundi umuntu ashobora kwicara ahantu abashaka buri kimwe cyose agira ngo niba bamenye buri kimwe cyose ashaka goya uwo ukore ibyo bikureba ubijyana n'ubuzima bwawe n'ubushobozi gusa none abagira ngira ngo wowe rero udukurikiye turi kumwe na Mwiza ari kuduha experience ye ku buzima habayeho hano mu Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Kigali nyuma y'uko covid yabaye. Ubusanzwe yarasanzwe aba muri Congo ariko nyuma ya covid akaza kuza mu Rwanda kuko ariho famiye yari iri ndetse na n'ubu akaba ariho akiri. None se Mwiza ndashaka umbwire none ku banyarwanda ku baturage nyine b'u Rwanda abaturanyi bawe abo mubana mu buzima bwa buri munsi bo wabavuga iki? Bo kubera bavuze ngo ntabwo ari abantu bose bakorera abana beza. Yego kureba abana babi n'abana beza ariko benshi cyane cyane ba mbere shimira mu buzima n'abakiriya banjye. Yego ndabakunda kubera niyo batumye mba i Kigali batumye mbonye ikirayi mbonye amafaranga kwishyura inzu ndabakunda kurusha ukuntu nikunda kwita ari bombe nasubiye mu cyaro cy'amasura muri Congo kubatumye mbaho nibo bantu babeshibirana abakiriya banje abantu batera imbere bibuka ngo Mwiza yari yazi gusuka turiyanganira no wa mbere nishimira kuko sinabura umuntu kubabaza arikimye ariko abantu benshi mu Rwanda abone nabana beza nje nta kibazo nagwa buri umuntu ko bavuze amavideo iri hamwe niyo gongana nagwa buri umuntu kugongana none se ntabwo twasoza utambwiye ibintu byakugoye kuva wagera mu Rwanda. Kuva wagera mu Rwanda n'igiki cyakugoye haba mu mibereho yawe wenyine cyangwa se mu mibereho yawe n'abandi cyangwa se mu buzima bwose muri rusange n'igiki cyakugoye? Ibyo byangoye cyane byangoye kujya muri ghetto byarangoye ariko ubu umuntu arabimenyereye kwa kurindi gihe ushobora kwicara n'ubu hano nicaye mfite Cheridesa kuri phone yo kwicara ndisanga Cheridesa na buzi navuga none ndabogute ariko sinzi Imana niyo wasanga musaba gutekereza amafaranga y'inso asanga umutekano araje ishingwe ibiki n'ibiki ibintu byose ubona ukwezi igiye kuragira na ufite ariko byarangoye n'ubu ndi kubona ndi kugwana ariko cyo navuga barandiro ndi batagabangiye amafaranga amazu n'ibije bandoke bicira kubera biragoye ko ubona umwana umukobwa wicaye umeze nanjye buri kimwe cyose ndikorera ntabwo navuga ngo mfite umuntu ndi wahamagare yego kwa kundi bavuga ngo bakobwa kigiye tubafite abashuga daddy ikintu je bonje nuvuga bashuga daddy ntabwo babaho kwa ntabwo nta mbona nari magura ahura nawe ntabwo rero Mwiza yatuganirije kandi yatuganirije neza kandi nizere yuko n'ubundi buzima burakomeza bukakobera bwiza mu Rwanda ukomeze nyine uryoherwe n'ubuzima ari nako tubwira abakiriya bawe ngo rwose bakomeze baze baguteza imbere nawe udukurikiye kandi ushobora kuza ukamuteza imbere yakubwiye yuko akorera mu mujyi ariko ntago wavuze contact yawe neza ahantu ukorera mu mujyi kugira ngo ukorera kuri Mike kuri basement kuri Mike ngo umuntu nashaka ajya no kuri TikTok areba Mwiza Christine Mwiza Christine cyangwa navuga nimero yanjye nsuka ibintu byose nta kibazo wavuga nimero yawe ntacyo nimero yanjye 079 14 48 048 natumvishe yasubiza nyuma yego rero ngira ngo muzabigende duteza imbere Mwiza
batubwiye ko asuka ubwoko bwose, modeli zose, Iy'abakobwa, by'abakobwa n'abamama. n'abamama, igitsina gore muri rusange, ushobora kugenda rwose n'abasore ndabasuka okay. kuba yasuka abasore benshi bagiye Dora Aulima, basore benshi bisukisha n'abakina umupira benshi banzi amasura cyangwa amazina yabo sinayibroka, bo baririmba cyane cyane, ndabasuka cyane. Umuntu ashaka kubona nimero yanjye ajya no kuri TikTok muri za Christevine, ubu bintu byakora bakiranshiraho nimero kandi ko nimero. Yego. Okay. Turagushimira rero kandi nawe twabanye, komeza ugire ibihe byiza kandi nizere yuko niba utarakora subscribe wakoze subscribe kuri Sostify TV, naho utarayikora itukandaho kandi usharinge, utange like kandi na comment yawe irakenewe cyane. Wakoze kubana natwe, twizere ko mu biganiro by'ubutaha tuzabana as usual. Je suis Sostify. Mwiza, wakoze cyane kubana natwe. Mwakoze cyane. Nizere yuko n'utanga tugutumira Nanzagaruka. Asante.